ahangaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza. Triska, is it Triska? Triska. Okay, ngira ngo uramwumva. Uyu muntu ageza hati Muyango akomeje kunyicisha inzara mu mujyi wa Kigali, aho ngeze hose akajya kuvuga ngo arambanira. Niki upfa n'uyu mukobwa Keza? Yavuze ngo ntabwo ngazi ngicyo dupfa. Wowe ngo ntabwo azi icyo mupfa. Ariko ari kunyumva. Ari kukumva. Okay, Keza urahari? Keza. Muhuza Muyango, musuhuze. Muya wiriwe. Ati Muyango wiriwe. Uriye neza Keza. Godfa. Yes. Message rero reka nigenera. Yego. Abantu bari kutwumva, most of them bari innocent, abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi. Yego. So njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari demo n'umuntu ariko ibintu bya Keza ntabwo ikivugaho. Yego. Keza icyo dupfa arakizi, ahubwo Keza ushaka kumugira inama. Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu, ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda, ku isi yose, aho uzagera hose, ukuntu uvuga neza, ukuntu usobanura ibintu byawe, biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza, biri ku murongo. So keep it up, ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagire undi muntu bikorera, kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho. Ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye, abashuti bawe, abafana, abantu bakunda ibyo dukora, ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa. So amagambo yanjye nayo, nigire mu kazi, nawe yawe kubwira natwe turakora, namwe mujye mu kazi, muve kuri bino bintu cause ntago muzi source yabyo, ni muzi uko byatangiye, ntabwo muzi uko bizarangira. Uretse Imana yo mu ijuru, twese tureba, ikareba Keza, ikareba na Muyango. Let's give it time. Ibindi byose ni ukuri. Godfather urakoze kumpamagara, nayo magambo yanjye n'abandi bantu mumeze nka Keza, stop it. Ntabwo ari byiza ko wavuga muri abo kose yarakuvuze, yarakwikodeye. Keza nta muntu kurusha kuvuga, abakiriya barabizi, uravuga pe, uravuga cyane. Tunagiye hariya tugatondesha imirongo, urabizi uko byaba bimeze. Ahubwo rero ngaho rero amahoro y'Imana, ndabakunda, bye, hasta la vista. Njyewe tuganira nkuko wabivuze, twashakaga kugira ngo twunge Muyango na ntuzana Yves, sibyo? None wowe urimo urashaka kumvikanisha ko ibintu ngo wambwiye Yves yakubwiye ngo wabyumvisha imihanda, oya, kandi mwenyewe ari we wabikwibwira. Kandi uwo mbaza akabazo kamwe. Koba kibintu ho bishyushyemo cyane, ntago Muyango yaba ari umugore wawe gushaka gukavaringa hapo. Ariko se agora mu munwa gahambirwa. Ariko se wareka tukumva iyo audio. Okay, agora mu reka nkubaze ikibazo kimwe. Brianne, uri kunyumva? Yo Tesha, wanije ngakinira kuri iyo phone yawe. Exactly. Ndi kukumva kwe. Ibintu Muyango ari kuvuga, uri kumva, ni ikintu cya mbere cyo ndi buhereho. Njya kuvugana nawe twavuganye kuko dushaka kunga abantu. Washakaga kunga pe. Twashakaga kunga. Uranyumva? Ariko uvuze yuko ngo impamvu Yves tutavuganye ngo amutemeye ko twunga ngo ari uko ngewe ngo yavuze yuko ngo nge namusengeze. Yindira ariko none se amakosa nakubwiye Muyango yarayakemuye, uribuka wowe uburyo wahise umbwira? Kandi ibyo nakubwiye nabyo biri muri record, nese ubwo urumva. Nta kibazo rero reka bize kuzamo. Niyo mpamvu reka ngiye nkwibarize kuko record irahari, nta nigiye kujya turayikina hano idufashe no kwibuka ibyo twaganiriye. Erega muri mbere uretse Keza, mbere y'uko namubaza, wibuke Keza ko udufite ibintu zo gusobanura. Uretse gato Brianne. Keza. Uracyafite ibintu ngomba kudusobanurira. Muyango aravuze ati wowe Keza. Umva nkubwire bavana uburyarya, wowe nkubwire Godfather. Godfather. Aravuze ngo don't take a side. I'm not taking a side, ni gusubira mu bintu ndatekeka side umuntu ari hano. Ndi gukotinga amagambo umuntu avuze. Umva ngiye nkubwire neza. I'm not taking a side. Listen to me. Aravuze ngo okay, hagati ahangaha Muyango aravuze ngo ndamubajije Muyango, niki uhora undi mwana umwanga ko atazi icyo umuhora iki wanga umuntu umuhora iki?
avuze ngo iki aravuze ati Keza ntabwo njya kuvugisha abandi Keza ntega amatwi Keza uri kunyumva Keza ati ndi kukumva Keza inyamaswa woreye urabuzi kwatabuvuga uretse gato yabuvuze ngewe format ariko wivuga wowe ariko mwabaye nahereye kare mvuga ngo navuga ikibazo dufitanye yakivuza ahangaha ari kuza ngo ibyo namukoreye umuntu bitakeze nawe gukora ibyo ngibyo akanga kuza hano nibiki akanga kuza hano ariko yaje kandi yamaze kubona ikibazo nabaje nareke kwigira muri janta ahangaha ntabwo Keza je none hayaje kuki Muyanga ataza ngo yivugire mu gihe agomba kujya bagiye gukora akazi no kunda amafaranga kurusha abanyarwanda bose umva nkubwire ntago Keza je none hadeka Keza yaje mu gitondo kuko Keza yaje mu gitondo ibi ngibi wumva tugarutsemo kuvuga ni mugoroba Keza yarari kuri live mu gitondo yarari kuri live ari kubivuga ari kubisobanura ari gusobanura n'ibyo bya Kimenyi mu gitondo yarari kubisobanura umva nkubwire Bria kangiye ndi gusubirira Godfather ngewe tujya kuhamagarana nkubwira ngo live tuyishyire ni ikintu ngiye nshaka kumenya Brian na postinze mvuga ko umuntu dufitanye ikibazo kubera yambujije akazi navuga ikintu dupfa muri aka kanya ari kuza akavuga ngo ngiye ikintu dupfa ngo ndakizi ibintu ngo namukoreye ngo igihugu cyose sinzagira undi muntu ngo mbikorera ngo ndabizi kandi ngiye ninjye wateye intambwe ya mbere rindira deka ninjye muntu wateye intambwe ya mbere ndavuga ngo Muyango mbwira ikibazo dupfa iyo nza kubera icyo kibazo nkizi sinari butere iyo ntambwe ngo njye kwibarisha ibyo bintu ikibazo mupfa rega wibijyana kure kuko n'ubundi twabivuzeho kandi twabinabigarutseho none se bwita kagiye kabivuze ari ikibazo kandi nawe ubizi kandi ibyo nyine by'uwo hamagara yago ni umugabo nive se kuki uri kumumuvugira hamagara yago ariko Keza we twagiye Brian Keza ijambo ni ryawe ntagira umuntu uvuga kuri muri Keza ntagira umuntu uvugira muri Keza ijambo ni ryawe ibintu Muyango avuze mupfa uzi nawe cyane ngo ntuzagende ubikorera urabizi ntabyo uzi ntabyo nzi ahubwo nanjye nagira ngo abivugira ahangaha niyo mpamvu nabishyize kuri hano kuri platform kugira ngo abivuge ibyo dupfa n'abandi bantu babyumve noneho abantu ahubwo nibumva ndi mubi banyirinde niba numvishe neza ibi bintu Muyango avuze akagushinja kubizi uramwigaritse uko ntabyo uzi kandi nanjye ari ryo jambo rya mbere nahereye mubaza na postinga navuga icyo dupfa Nese barakivuze yaraje gukora iki se ko kandi yabibonye kuva kare ko namubajije icyo dupfa yaraje gukora iki atagwisha ku ngingo nimba yarazi neza ko nta mwanya afite yari buze avuga ngo Keza dupfa iki kintu naho kwijijisha ngo rero ngo Keza ngo wowe ibyo dupfa ngo urabizi uzagira umuntu ubikorera nawe ceceka nkanga Godfather wabyumvise ko tukiri mu rushisho tutazi neza what the fuck is going on exactly reka twumve Brian icyo twumva uretse gatoya turimo tuyica muri cycle again reka tujye direct abantu benshi nta mwanya dufite kuguma ngaha Muyango nimba beshyerwa Brian nimba beshyerwa ubeshyerwa nimba Keza beshyerwa tubimenye yego Keza wacumise hivi guys ibintu byabayeho ntibiteze no kuzabaho kandi mfite n'umuntu nabibwiye w'inshuti ye ndambwira ngo Kimenyi ntago ari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali nimba babihakana bambwire nza nizo ntuza we Brian ntago ibyo bintu kare nabikweretse man uziko Muyango ari hana kakanya nako ndamubaza the same question ntago nabikweretse nkakubwira ariko ntago hari namubwiye yuko unuza atari inzozi Kimenyi atari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali ntago ngewe ari mu nzozi Brian avugana nuza na Muyango Muyango mbabari uzi deka buriya izi conversation Brian afite zirimo byose ndahari buriya wambari ugashyize conversation hanze zose ubundi zikava mu rujisho kugira ngo nkubwire ngo ibyo bintu uyu mugore aje akivugisha ahangaha yamenyereye kwigira innocente uranyumva neza Imana ishimwe bwo none haje akanavuga akababuze ikintu anshinza yarazi ko ngewe mwanga ngo yarazi playing mwumve noneho Saidi yiwe Saidi yanjye noneho twebwe mutumva nimba mukunda Imana mukanga shitani zi playing uko nziguhaye ari ebyiri ariko abanze azumve neza ko zitarimo ibigize icyaha nyamuneka batamublock kuko ribu turahari ntabwo ari byo ko yashira ibintu byose hanze Keza nta kibazo Franco ariko hari ibintu biba bibabaje ngewe umuntu buri gihe anyegeraho innocent akigira umuntu warenganya akigira umuki gute se wowe wibuka ko irindi yo bigeraho ngewe aza kunteranya mu kazi
mwihorere iyo nyuma ataza y'ibyo kunteranya mu kazi amatiku ye ndayamenyereye drama ze ndazimenyereye kwigira innocent ndabimenyereye karama abantu bafite amashoti bakiyazi yo Franco iyo umuntu azigirira yatangiye ibyarya kuvuga ku ngo bandi kandi akuri njyewe ashaka yazanye inkota n'ibiki byose Okay. kuko So, abandi bazanye ari inkota kwigira gusenya gutyo abantu. by'urugo rwe yagiye agakorera mu Bufaransa nari mpari njyewe mwe muretse nari kezeraga ni umubyeyi nyuma y'ibi byose ndabamanura Mutesi ni umubyeyi ariko ndabamanura umutega na Muyango ni umubyeyi na DJ Brian ni umubyeyi ndakwiyamye ndi umubyeyi wawe ndi umubyeyi wawe wacicucu uri umubyeyi uri umubyeyi kigoryi uri umubyeyi era nkubona ko ibyo bintu mbirenze sibyo okay ubwo yenda ibyo twazabiganiraho ariko nusanga uzasanga amakosa ari ayawe okay ntacyo ubwo ibyo tuzabifatira ikindi gihe noneho ikintu gitumye muhamagara sibyo ikintu gitumye muhamagara shamuya ubu nababaye kuva cya gihe nyuma ya koru umpamagara nababaye numva mbuze n'ikintu nakubwira pe noneho ariko bigera aho ngaho rero numva kwihangana biranze kubera ko haje n'umwana wanjye muya urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze yego urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze muya natinze nk'umuntu wakugambanira cyangwa umuntu ugize ikibazo ko bakurikodinze nshaka kurwanirira sibyo aha sinavuze ati umbwire uwo mukobwa kurikodinze ngende mugukubitire sibyo ese nabijya kugukubitira umuntu wakurikodinze ari uko mwifuriza ikibi oya njyewe iriya audio banyumvishije ko ari njyewe wari uri kuvuga ibaze ko abantu barimo kurikodinga baranyanga ngo ngira ngo ishyari urumva ngo n'umwana ngo yambazaga iby'umwana ngo nta kintu na kimwe ngo azi urumva nyibarishwaho ibintu by'umwana nk'akantu kose ngo anyibarisha urumva buretse buriya ngo wifata ngo niyo ngira ndaya ngo wifata ngo igata umwana ngo ikagenda ngo yataye umwana muya njyewe buriya nsigaye nirinda guhubuka sibyo nsigaye nirinda guhubuka niyo mpamvu ntigeze nkuhamagara ku manywa nabanje mfata umwanya nyine wo gutuza nkaminga dawe yego ushobora kongera ngo ni nayo mpamvu njye ndimo ndashakisha uriya mwana anzanire buri kintu cyose navuga ati nawe ibaze ko nahamagaye abantu bose nzi ko yaba yarambuye mbese muya kuki waba uzi ko nimba wari uzi ko wamvuze kubera iki mbite mubwira urugero kuri wowe sibyo kandi nabwo ntabwo nabivuze nabi kuko maze iminsi kibazo mbese gutekereza regardless nyine ku bintu nanjye nshira nigeze kumva bikambabaza ndavuga ko ngenzi kumvugana na Keza ko mara kuvugana nawe none ntacyo uko tuganira mu bari baravuga neza why kubera iki Keza nyanga mani nacyo nkora buri munsi nyumva bamwanga kuranye bikambabaza ejo rero uriya mwana akabura byagenze ke niba utanaze byagenze kuko wowe nimugoroba ni nkaho nakushiriye muri makeya sibyo papa se iyo yari afite iyo yamaze no kuyikora ukumva hanyuma nanjye mbitereka ntuza yiwe ariko gihe arimo nabwira ko ibintu byose ariho bitangije araza hamwe Brian ajewe munzani umukobwa wanjye Brian nako umusore wanjye Brian umusore wanjye Brian agiye man hanyuma nkabona aramvugisha aramagara akamaza nk'ikintu cy'umwana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu Keza turavuga ku izina ry'Imana ke ntabwo nca kurahira muya njye sinigeze rega ndeka kukuvugisha ahubwo yenda kubw'ibyo bintu wowe watekerezaga ntabwo naba nkuvuga umindukire nze kubaza ibintu by'umwana wanjye uranyumva wakabaye waratekereje nk'umuntu mukuru twahuye uri kumva ke urantumira ntabwo ari gusimana
mu mutima no kuki Keza yamira kandi Nese nyine ndagutumira mu bintu by'umwana wanjye ntagukunda. nyine biri weird urikumva Nese kuki nawe nk'umuntu mukuru utatekereza kuvuga ati abantu baza bakavuga ko Keza mvuga. Keza karenga kambaza ibintu by'umwana we. Keza karenga kantumira. Urumva? ko umunsi wampamagaye kimenye se umushiti wawe ibaze ko umunsi wampamagaye ndi kumwe nawe kwa kundi mba njyana kuri loudspeaker naje atunga ngo kubitsa abantu bameze gutya Keza ibintu buri munsi uhora ukamundegera ni kubera iki Keza aba ari kuguhamagara ari amasaha yagiye kwihorera niba atakukunda kwizera niba mubesha uzabaze kibi ejo uzamuhamagare None se ko wumva ari wo reka mbwire muya wowe sibyo nimba buri munsi nkahora mwavuye nkavuga man ibintu nimba wari umwana mwiza muya kuki utanyegereye umbaze sibyo umve mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango pase uri kumva God damn it. no Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza Okay, twumvisha audio y'uruhande rumwe twakumva indi audio y'urundi ruhande. Buriya wayduwa ndi kumva nimba narashaka kumutangamo ndumva ubwo n'ubundi asanzwe yitangamo Muyango. Nyuma yuko wumvishe ikiganiro wagiranye n'uyu nguyu ni gute uvuga ko uyu muntu yaguhemukiye hanyuma mukagirana ikiganiro kimeze gutya? erega abantu iyo bajya gushwana baba barabaye inshuti ariko reba kuri WhatsApp Ndakumva ndahareba reba kuri WhatsApp yawe audio guhaye Okay ngiye kurya so abariyo nkina buretse gato ariko mbere yuko uyikina nkubwire story ntoya yego Keza ntiyavuze ko ari ahantu yamaye akazi yego guys mutapige screen yego yarakamaye ariko akama afite impamvu akamaye ni yihe Keza yarambwiye ati ngwino ujye mu kazi arambwiye ati ndakwinginze ngwino ukore nanjye nshaka umugati w'umwana ku mafaranga baguha umeho make ndabwagiye ibyo nta kibazo ndayakoherereza umuntu wakoze ngenda mu kazi birarangira nyimara kuva mu kazi naragenda akora birarangira n'abantu banjye turataha nyiva mu kazi umunsi ukurikiyeho uwo muntu akajya ahora ampamagara umunsi wa mbere yampamagaye ndamwitaba ndavuga umuntu wambaye akazi nditaba arangije arambwira ngo none se ngo twabonana ryari ngo tugasanga ndambwa buretse gato ndaza kubwira mbamamagaye Keza arambwira ati subundi ubu tuvugana uri ndamubwira ndi muri salo ngo mbabara ndakwinginze ngiye kugushyira kuri conference ngo umuntu naguhamagara nta mafaranga mfite njyewe uze kugira gute uze kumpa kuri utwo dufaranga message ndazifite z'amafaranga namwohereje ubwo arambwira business nagiranye nawe ituma amwohereza amafaranga nawe akanyuriza amafaranga birarangiye uwo muntu ni umuntu arampamagaye rimwe simwitabye kabiri simwitabye gatatu simwitabye mfite n'amachat mfite n'amamessage mfite n'amakalls byose ndabifite iyo niyo ntandaro ya mbere kugira ngo njyewe njye kurakarira Keza kuko uwo ni umugambi sinzoba ucuze bari kumwe ariko ibyo ni ibintu yashatse gukora kandi ndabimenya yashatse gutangamo umuntu ari magambo mu kinyarwanda cyumvikanye yashatse gutangamo ibyo ngibyo arimo aravuga ngo ujya ngo gutangamo pase ngo n'ubundi ngo nizo gahunda zawe oya Muyango banda wumve yego muri Godfather reka mbase Muyango buretse gato buriya wabaye gatuza ko ninjye usabye ijambo nawe ukaza ihangane Muyango Dekati ari kumvanga Dekati nduvuga ntabwo ikibazo ijambo riri cyane none se atari pase kuvuga ngo pase no Dekati nimuvuga ari kuri koro ntabwo audience iza kumwumva mureke tumwumve mu mubaze nyuma reka mbwire ngo binarangire nibyo byose bisireho sibyo Keza ni umuntu wahereye kera amiga hasi no hejuru abo ngabo urimo uravuga ngo ni inshuti zawe ngabo navuze abo ni abantu bose bagiye unumaho inshuro nyinshi ntukabona umuntu atarimo araza ngo avuge ngo umuntu ngo yatinye ngo nakaryarya ngo nakinavuze ngo ndabizi ngo mushaka mwese kumva ngo hahiye nta kibazo reka tubahe sho sibyo Keza birarangira ibyo bintu byabaye ibintu birebire hahandi njyewe nabwiye n'umugabo ndamubwira reba ibintu Keza arimo arankora biba ngombwa ko duhamagara uwo mugabo audio nayiguhaye urayishyiraho by the way ntabwo nari nzi kurikodinga Keza warakoze ku byo bintu kubinyigisha uri umudanje kabisa icyo kintu cyo ndakigushimira kizi neza cyane kuko
sizi ngo amavideo y'abagabo ngo ufite ngo bambaye ubusa ngo uri gukangisha ngo baguha amafaranga ngo ibyaye ntabwo ndi hano kuvuga ibyo ukora kozi wowe sinzi niba wowe niyo urya so byagenze gutyo birakomeza kugeza hano nandikiye umugabo ndamubwira ati bro ndakwiyamye ntuzongeye kumpamagara izo message zose ndazifite ndazibaha muzishyireho nimushaka uzereka abanyarwanda so icyo nicyo kintu cya mbere Keza abanje gukora kugira ngo abone ukuntu aza yinjire hagati yanjye n'umutware wanjye let me say uko biri so ntabwo ari aho gusa Keza yarangirije yakoze ibintu byinshi njye bimwe ntashobora no kwibuka bimwe ntashobora Keza record zanjye mfite ni nyinshi icyiza gihari ni uko ubizanyemo umugabo wawe buri kantu akajya kubaza ibyo ashaka ko wumva uri kuvuga ibijyanye n'abagabo umugabo wawe we nimba ku giti cye yigira byinshi byawe uri kumva so gero ntabwo nari mpari kugira ngo nze nkuri coding bla 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 nze nereka abanyarwanda koze ntabwo ndusha audience mbishatse nkajya Instagram ngashiraho nkajya hose YouTube nkajya ibiganiro byose uzi ikibazo kirari hano hantu se ihangane ariko rero urimo bakabya urimo urarengera n'abantu bagukunda babimenye ko urimo umva nkubwire Godfather mbikubwira kakanyuma kubyumva nukuri ntabwo ari byo kwiyemera pe hano hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza uretse mbikubwire ngiye kimubaza uretse gato uretse mbikubwire reka mbaze kuko twaje kugira ibintu bikiriye yego uri muranyumva ari kukumva kukumva so uramba nuvuga ukuntu bimeze wowe n'umuntu bita Keza mufitanye ikibazo gikomeye tutatuzi gikomeye so you guys murimo murakina n'ibintu mutazi ariko reka nkubaze let me say like that mwe murimo murabyinjiramo nabi ibi bintu biri deep nyine okay nuvuga ngo ntabwo bizaba ibintu bikomeye so nuvuga ngo ibintu reka nkubaze rero sibyo agashaka gukura amarangamutima y'abantu be muyanga banje Keza banje reka nkubaze tutabihagarika like tonight we waretse nkamubaza ikibazo akacyumva man Keza uwo bita Keza yavuze ko ubwo nawe arivugira ibyo avuga na biramureba yavuze ko we na DJ Brian ego mwacumitanye muraswerana biba ibintu byatumye impamvu ikibazo cyiza gutandukanya reka gusubize n'umusore wanjye bitaga Yivi reka gusubize yacyumvishe yavuze ko bivugwa ko reka ndagusubize yacyumvishe reka muting iyo motif yo kuvuga ngo njyewe na DJ Brian nayo iri mu bintu byazanywe na Keza kugira ngo yinjire hehe muri famille yawe iwanjye yes bwa mbere abanje trying by'umugabo birafailinga nanjye menye umwanzi wanjye ahari bwa gatatu atangira kujya ahamagara abantu ni byinshi you guys yo nukuvuga ngo uretse gato mbere y'uko ugenda niba nkumvishe neza Keza uretse gato bumuntu reka gukomeza kuza kubeshya abantu hano wigize umutazi Keza ubu ni ukuvuga ngo nanjye na Keza ujya kuvuga ariko wa mana yanjye ntabwo nzi sinagutuka mbabarira uze ko uretse kugenda nicyo cyonyine nkusabye uze ko uretse kugenda ukaba umuntu Keza afite ikintu kimwe ashaka kukubaza reka kubaze ihangane uvuze ngo ntugende ngafite nawe ibyo kuvuga Keza ijambo ni ryawe okay umva nkubwire muya sibyo ndetse gato umugarure Keza ko kugira mu bibo yewe na Keza ubu tubaye ipuzini imbere uretse gato mwese ibyo n'ibiki uretse gato we ibyo bifone byande ndi guhamagara muyango avuyeho reka Keza bavuga muyagaragara okay nta kibazo kandi muyango Keza ashaka kumubaza kumbi ibi bintu byose najyaga numva ngo njye na Muyango ni Keza wabizanye reka ni ibintu biri imihanda yose kandi muyango kandi wumva iyo mihanda ari Keza wabijyanyemo ngaho reka twumve audio mpawe na muyango murashaka kumva audio ngenda hari ndakwiteguye dekati nkini audio ni yande ikirangire zikine ceceka zikine nakine okay kanyikine abantu mutapinge screen dore bataje kuma dislike mutapinge screen by people twagiye mwumve muyango audio mpaye
amwitegura None neza kumvikane rero nimutamyutinga cyane ntabwo niwikine ngo bikunde mumyutinge Mike kaje mwituze nyine mushare live. Thank you. Hallelujah. Guys, tap the screen. Audience mutapinge screen bari murebe hejuru mwandikemo good live bataza kumanura. Hanyuma musharinge live mwumve ngo uyu muyango. Iyi audio ni uyu mugabo ngo no Keza yahaye mu ruvuga ngo Keza uyu yahaye passe muyango ku kigabo. yaramumuteze Wari umutego. Niko muyango bitubwiye Keza araza gufata umwanya wo kukirenga bino bintu. Nge nta ruhande mfite. So reka twumve rero. Uyu ni umugabo. Reka twumve. Uravuze cyamuvugisha. Wayamvugisha nta kibazo. Amakuru y'iminsi. Meza wowe biteze. Nanjye ndaho. Narabuze. Wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi ntabwo kuvugisha. Yego. Ariko ahandi wabonetse neza. Bameze bon. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Nashaka kukubaza. Ese burya mwese muri recording amana. Njye nawe turabona yanga 300,000 muri rimwe. Ukabyara. Mbabarira umbwire nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka ibyo se byigeze bibaho. Ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura. Sorry recording ndagasi. Ihangane. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. Ubwo uzi ahantu byavuye. Ntuze umushuti wawe n'ujya ubimbaza nko bwatereka reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Keza. Mana ya. Akunda kubimbaza. Ntabwo yatereka ntabwo turahura. Umva n'urinza kuva cyane. Akambwira ati sha ngo cyangwa ngo uri kumvisha. Ntabwo yatereka reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Kandi nyine najya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira ngo ngiye burya ngo aryo ninde nimba warabyumva ni bishobora kuba ariho byaturutse uko ajya mbere ngo naramuhisha nubwo yatereka ariko umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze tubona rwose kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi wumva yari yambwiye nyine ngo muyoboze amafaranga ayamuha kurumva nacyagenda abagore bafite nyarwango ndagasi bari kodinga na buri koro ndagasi. Ngaho ni mumanze muvuge ndakomeza gukina nawe ntabwo ari gutapinga screen. None se atari cyade kati cyacucutse. mumanze muvuge kuko abagore bafite nyarwango rutabaho man. Mureke twumve audio. Okay dukomeze. Abantu mutapinga screen murebe dislike bari kuma mufate uturoza muhereze abashandi ba marozezi ndabizi 2,000 biri hano mwese muri abakenera n'umuntu ufite capacity yo gutanga manigani muri abatindi 5,000 wingurikiye hano nta n'umuntu ushobora gutanga ngasa nawe yitange nawe yidushe nawe yitanga nose ndi kinyabibiri ndakora akazi kabiri ndahostinga nkina ma audio mbaze natange na manigani mutange mu gifting abahanzi banyu nibi byamamare byanyu biranga winera gahamberwa oyi ngaho twagiye hari udufaranga yari akeneye barambwira ati mubwire kuri muri stade nyine wohereza uri byuka wohereza amafaranga ndi muri stade bisangaye 50 mbaye 70 hafi atambwa ni mwohereza nyine ngo yakeneye ndamwerekana message ndafite kuva icyo gihe ndakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize anniversary y'umwana naho bwatereka rero ngiye si ariko mbwira ngo tujyane navuga ati ngiye sindi bujyane ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwohereza wanda byibuka ko wampamagaye ngo wahamagaye banza utaritabye icyo gihe ariko mbwira arambwira ati ngiye nimwohereze ngo agure akantu k'umwana ajyane navuga ati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva mukuna ari ngombwa ko nabyohereza ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300,000 nyine nakundi hanyuma rero nze ntabwo nkunda ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine
oya ntabwo nanjye sinkunda amazina ntabwo najya mwayo mazina gusa urumva ababivuga nawe umusaza nase Muyango uyu ni umwe muri ba bantu bameze nka diva. uravuga nde uyu nguyu uravuga uyu uyu bahamagaye uyu mugabo ni umwe muri ba bantu ba diva. uyu mugabo byavuye kuri ndi side nawe wasaga yari ya Karimi yacecetse neza yatuje. turaza kumva pande zo mwareka twese tuyirangize ndashaka ama audio avuye kuri Kimenyi na Muyango. okay nanjye wayanyumvisha arahiye kuko ibyo mwabwira undi yabibwira n'urukundi ruhande. ariko se sha mukumbi namwe mujya mukena mugasaba 30 ibihumbi 30 ndi guseka mukahita mubwira ngo gerarahiye so 30 kubera ko ahubwo iyi niga uyu mutima ni nka diva kandi twamuciye amazi muri cyo kiganiro. turashaka audio Muyango yafashe Keza, iyo Keza yafashe Muyango cyangwa iyo bafatanya na Yves. Dekati hari abandi bantu manza umbe ako se kanzima kimwe utari kumva basi nanjye muze kumbwira ese Shadi yakuki mutamaye ijambo nanjye basi reka nze mukura mwana ibihumbi 30 se Maria reka nanjye ibihumbi 30 ndagasiye ibintu bimeze nabi nimba game igeze ibihumbi 30 nabasha kuvuga mureke nanjye mvuge Shadi bro ivugire akoma yes reka nze mvuge tukira ahangaha rero tugere gato muri ubwo Bria wamaga umereza nimero zanyu mwandangije nyine umereza nimero zanyu mwese mbohereze okay twumvikana nyine musemonzi myandiceceke Shadi vuga sheri nanjye ndaza kubabomora vuga sheri mwemuretse gato Dekati tugaruke kuri izi audio twumvisha hano Dekati sibyo ibintu by'amaudio y'abantu batari mbere y'ayo ma audio mas abandi bantu b'inyuma ntabwo tubashaka musa reka tubireke byerekanye ikibazo cyose dusubire mu murongo Oze Dekati okay Shadi vuga Dekati ngo munyumva sheri muri kunyumvara muri comments man jene man sakra mitinga mike yawe cyamvuga buke man nje uravuga navuga tukumva okay navuga yego so okay nabumvishe kanange kubirambirwa ibi bintu simbabeshye eka nze mbabwira ijambo rito man like for real aba queens nago ari fight nago ba fighting ashini abantu baba queen abantu baba mikazi nago ba fighting abantu baba queen n'abantu bafashanya kuzamurana hejuru nago ibintu muri kuvuga byose like biri kunshi intege biri I don't know mbona ko ikoreye imyaka yose kuva 2012 byabaye pabusa ntabwo ari imipaka not really Brian queens don't fight queens don't fight sakra mitinga mike muraba queen why mukecuru ndamukunda kubi mwemuretse gato twumvikane why man mwemuretse Shadi mufunga mike zanyu maze tuganira umurongo ndashaka kubaza ikintu kingana twese sibyo Dekati wow Dekati tugende gatoya sibyo nubwo Keza je nta side impata ariko akara ndakumanura kuko ndikubwira gufunga amayi tukabyanga ndakubwiza byanda kumanuka tugende gatoya hano tugaruke kuri audio baze gukina iyi audio umugabo ati gende gakeya umugabo ati Keza buri munsi nkamagara mbaza niba ncumikana nawe yego Keza man come on Shadi bufunga mike yawe oh yeah wabyiceceke ciao Shadi uretse gato Sam eka nze mitinshi okay ngaho urugendo rwise wow ego really uransiga hano ubwo turajyana nanjye yakwinywera Heineken buretse gato ndaje I'm your husband so you gonna go where uransiga hano my husband wanje you forget
Okay, You you are are my not my dad. I'm your dad. Shada vanga umusore wanjye bita n'umusore. Nigute mbaye dadi w'umuntu ubyaye? No sense. Ndi umwana muto my friend. Reka tugende. Godfather ibintu uvuze utazavuga ibyo ko mukecuru. Mukecuru si ngo ndi papa we. Oh yeah. I'm 22. I'm 18. Umwana n'umuntu umusore wamufashe ngo ushaka kumwinjira fo. Urumva? Ese umuntu wabyanjye na amani Godfather wamba bari ukavuga bino bintu bikarangira umuntu akigira kukazura Reka tunabisoza. Ndashaka ateke. Keza. Ikibazo urumva ikibazo hano kiri. Reka ngusigirize audio n'ibiki byose. Hari ikintu ntago muri kutuma ntanga point yanjye. Mu mutinge gato. Ahanga hano turi kunyumva neza Dekati, sibyo? Thank you. Shiramo request cyangwa bamanure. So iribagiza nanjye mpashe. Muswa guguse Galaxy gashino kanyina. No, Dekati ntabwo. Banyuminari. Dekati sigaho Dekati reke mubongere. No. bafite restaurant ya The Trainer bayifashe mani ndi nyine mpagize neza ndi kumva. The Trainer nyine arimo arababwira ngo nawe yari yihanuye uzi nko kwinjira ukavuga ati si umufate ku munwa gute kandi ari kuri telefone nawe yari yihanukire yavuze yatandukiriye umwana washinze bari gufata rekodi hariho Jihad hariho Brian na Muyango ndavuga mwana yanjye we avuga ariko ku mutima naravuze ati The Trainer sinamurenganya mwana aya ni amarangamutima ariko mwana ibaze nke rekodi noneho reka nkubwire ikintu kiba kibabaje nkikubwire ari Muyango yamuhaye akazi Keza warangije? Keza you are muted. Thank you Iribagiza. Thank you so much. Uri kuvuga ninde? Uwo mugabo ninde sheri? Uwo mugabo ninde ninde wari kutwumvisha? Mwamuri kuvugana? Ntago narindi kubumvisha ngiye mwabyumvaga? Ndapfuye. Mwabyumvise? None se ndagira. Umva njye ntago nshaka kubyumvikana ko twabyumvishe ariko twumvishe. So icyo twumvishe nuko hara Godfather vugisha ukuri. Yego vuga. Hari abasore bimbwa muri Kigali bafata abakobwa bacu bakabateranya. Oya ahanga reka ndashaka kubaza. Fata. Oya ahangaha bari kuvuga sibyo uburyo Brian Jihad Muyango bari kodinze The Trainer. Ninde wari uri kuvuga nyine? Uwo ninde nyine uwo mugabo ninde? So bamaze kuvuga uburyo rero uwo mugabo ninde mwavuganaga? Damn it. Reka nkubwire buri wese buriya areba inyungu kuri famiye ye ntibazakubeshya. Ariko ntabwo uri kudusubiza. Yego nyine oya nibyo nyine uwo mugabo ninde wari uri kubivuga? Okay ntiyaje akavuga ngo ikintu umugabo wa Muyango. Okay ibyo nashaka ubundi kuva. Okay ongera ukiniye ongera ukiniye kubera ibyo Muyango ari kuvuga hari yaravuze ngo namusabye ngo amafaranga ngo afite message ngo afite ngo umugabo Muyango n'umugabo wa Nive. Rero ndashaka mumereze ijambo mani sinzi impamvu ndi kujya kuvuga mukanga ko mvuga kandi ndigendera singaruka. Vuga. Ningenda nago ngaruka kabisa. Oya vuga. Muyango yavuze yuko ngo bijyanye ngo n'umugabo ngo namupangaga ngo ibiki ngo nkamenya amakuru ye nimba hari ikintu bakoze cyangwa atari ikintu bakoze sibyo. Icya mbere cya kwanza Muyango ni umuntu mukuru sibyo ntago ari umuntu uri under age. So iyo passe nimba yarabayeho Muyango ubwe arabizi yavuze ngo aba bantu karaba boss banyumva neza ibyo bintu ndanabizi yabikoze kugira ngo nikiba ariko muya nako yive we abagabo ahubwo Imana ishimwe dore n'uyu mugabo nuko amamagaye bisanzwe urumva niyo mpamvu byari bivuyeho ndi kukubwira ngo Muyango bwe kubera ko ibintu byari byabaye uranyumva
byari abantu ntago yari event yari yabaye ngo nini ngo ibiki ku buryo bakenera aba protocole, byari ibintu byo mu rugo. Muyango we ubwo aravuga ngo uyu muntu ni umubosi wazaretse tukamenyana. Uranyumva? Ndambwira ati nta kibazo nzabahuza. Kuba rero narabahuje kandi n'umugabo nimba yararebye umwana akabona nyine byavamo, njyewe nta kosa mfite, bose ni bakuru. Uranyumva neza? Yego. So ibyo rero yashatse kwereka umugabo we, aho yashakaga kwereka umugabo we ko nta kintu kiri hagati nande n'uwo ko nta kintu kiri n'uwo mubosi. Urumva? Ibyo rero yavuze ko 50,000. None se Muyango ngaho navugisha ukuri azane izo message bizayo mafaranga anagaragaze kuko uko biri kose yishyuye saro, kuko kwishyura saro byo yarayishyuye. Uri kubyumva? Ibyo rero ari kuvuga ngo ubufaranga ngo bwato na hato nibiki. Anyway, yenda reka tureke ngiye nta n'amafaranga ajya nima agaciro, amafaranga yose afite agaciro. Urumva? Ariko Muyango nareke kuvuga ngo ngiye ngo naramutanze ngo nkajya nirwa ngo mbaza ngo uko bimeze. Yes, ngewe nk'umuntu wari narumvishe ko bose bakeneranye, narabajije. None se kugira amatsiko nibibi kubaza uko gahunda zimeze, narabajije. None se we kuki atamwiyamye avuge yuko atamushaka? None se umugabo ajya kumureba afite amaveve abiri, n'ubu ngubu nabyo ngiye kubizana. Nge sinshaka gusenyera undi muntu. Urasenyuka kandi warasenyutse. Nimba uwo mugabo kabiri se ko rwasenyutse kera. Uwo mugabo tureke kumuzanamo kubera yuko ngewe ntago nshaka kugira ngo umuntu agire ikibazo mu rugo, ibyo tubyihorere. Uri kubyumva neza? Ikintu rero Muyango ari kuvuga anga playing a victim card. Muyango wubwo ibintu by'amarikode ari kwivugisha uko ngewe menya ko yari codinze trainer. Uranyumva neza? Ngo bakamvuga. Naravuze ati burya umuntu mwabanye muba mwarabanye. Uri kunyumva? Ntiyabura ibintu biri ngombwa ko bijyanze cyane bitari ngombwa ko bijyanze akuvugaho, cyangwa se yenda akashaka kwishyira aheza kugira ngo umuntu bamwumve muri ubwo buryo. Uranyumva neza? So ndaje ndavuga ati nuko bimeze, yari codinze uwo muntu. Urumva? Finally cyaba cyose rega nkuko nabo babyaranye baba bari kumwe baba batari kumwe, they are family. Sibyo? Nanjye nabo twabyaranye tuteye kumwe, we are family. Uri kunyumva neza? So njye rero menya ibyo bintu yakoze kandi urabyumviye ko yabikoze. We Brian uriho, Jihad uriho, mukamuri coding. Kare wavuze ngo Dindi yarinjiye, wowe ntiwabimenye ariko yarinjiye. Nabimenye ko nago narindi wabo nyine noneho aho kugira ngo muri coding trainer. Aho ngaho dukiniriye audio ni isigaye. Thank you. Ntabwo umva nkubwire si isigaye kubera ko ibyo mfite nanjye ni byinshi. Ubu sarinda yavuga ibyo bintu ashaka kunzana mu bibazo byiwe. Ye namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Nawe ibyo bintu narabikubwiye. Namenye ko batandukanye hashize ibyumweru muri aka kanya. Amakuru ko ngari keza wabivuze hanze ngo ubu byo nangiyo ni kese ya Brian umva nkubwire umwana amukubise plastic y'inzazi ibyo bintu bifitiyo byavuye. Uri kubyumva? Wowe bambwiye atumutwe bagiye keza fite version ngiye gukina kinyo iyo yakimeni ubundi bitezana izindi screenshot bamaye. Uvuze ngo kimenye kabaro kina izo audio kuko kina izo audio mukabona kuri video kina izo audio iyo audio yakimenyi hanyuma none naje bitengera. Oya umva nkubwire we Godfather mfite ibintu byinshi kandi birebire. Uri kunyumva? Ahubwo reka ngembe mbyumva neza nibyo ngibyo Brian ari kwivugisha ninge wabizanye. Brian singe wavuze ko uryana na Muyango, ndakurahiriye. Ariko niko bambwiye niko bakubwiye nanjye reka nshaka ahantu biri makumvishe rero ko atari ngiye wabizanye. Okay sawa ntari. Urumva? Ibyo ngibyo nuri ari kwivugisha ngiye namenye ko batandukanye yashize ibyumweru bibiri. Menya ibyo mu Bufaransa ngo yakoze ngo ba Kevin ibiki byose murabizi mwesa. Urumva? Ni ibiki byo nabyo ariko ye Nago wowe Brian unimba ako Brian kuki utazanye ya audio ko wavuze ko uyifite kuki utayizanye ugiye kuvuga ngo Kevin ntawuzi nge nawe tugiye dukemura ikibazo narakubwiye ngo afite umuntu yagiye kurya mu Bufaransa niko umugabo we amushinza urumva ukavuga ngo Kevin ngo ni inshuti ye kuki uceceke ukavuga ngo Kevin ngo nuko ari inshuti ye ngo bisanzwe none akakandi gwakana ko Kevin tamuzi muceceke ngarero ni muceceke rero twumve yo audio zikuramo ibyo bintu bya TikTok wumvire kuyange ndetse ni ikinone
n'ibya ntuza byari bije muzana hano. noneho ikindi kintu buriya reka nkubaze sibyo ikintu cyo kuvuga ngo muyango we ngo green ronje ntago bagushakaga nuza akugabanyiriza ku mafaranga urumva wari ugiye baburetse akugabanyiriza ku mafaranga wari ugiye gukora iki kugira ngo umugumane mujye mukorana buri gihe avuga ngo ngene mu nkate y'amafaranga muyashyire kuri Brian ibyo bintu byabayeho ntago byabayeho ibyo ni ubwa mbere mbyumviye hano okay nge boss wamaye akazi niwe tugikorana ni nawe tuvugana na n'uyu we bavuze ko bari bagiye kukugabanya amafaranga cyangwa ukagenda muyanga avuga ngo njyewe ntago nakora iki ntago natuma Brian agenda nareke njyewe amafaranga kuyo nahembwaga bankate haya bazajye banyamuhereza ibyo bintu nabyo biri mu bintu nimba urugo rwinjizaga ngaya amafaranga akaba amafaranga atangiye kugabanuka kubera wowe ibyo nabyo biri mu byateje ikibazo mureke kungira ikibazo rero Okay, musome hano. Musome. Hagira umuntu nsomera. Hagira umuntu usoma hano. Uyu Jado Keza, twagiye kwa Jado. Man, ubu sino audio ko ifite iminota 53 yose murayo. Uretse gato. Nanjye mfite ya 53 wagiye twari codingera. Urakoze ni. Uretse gato. Ngewe nagari iyo ngiyo nge. Ese mugira uretse gato mugira servers mu nzu ibyo bintu muri code mu gushyira ku zi device. Okay, twagiye musome hano. Ngibi muretse gato. Hano hari message ya Jado. Uyu nguyu ni umugabo bivuga ko uyu mugabo Keza yatanzemo passe mu yango. Mbere y'uko pasa hangana biri kuvugwa nani Keza umugabo tubaza ko passe ziratangwa da passe ziratangwa ariko ntabwo bitubyita passe ahubwo biravuga ko ari umutego wateze mu yango kugira ngo musenyere naho muteze neko namwuhaye nimero kugiye bamwohereza amafaranga bakamenyana ibyo bavuganye ngewe ndabizi noneho mu yango dore kuzi conversation yagiranye n'uwo mugabo mutapinge screen hano hanyuma tugende reka dusome nubona akanya umvugishe hello twavugana uyu ni umugabo uri kwandikira mu yango ariko kubera iki wijana muri saro uje umbwira pe urabizi ko nkwemera umugabo ari gutereta yabe bureke muribe aya saro sinayabura nta kibazo murakoze uyu ni muyango umushurije ko ahisa mukatira ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya ndagirana uyu ni umugabo w'umugore ariko basi nusoza umvugishe hello ko mushaka buriya wa mitinzo gato buriya mitinzo yego urakoze cyane murebe hano tugende gakiya turebe hello ko ngushaka erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza Mungu wangu Allahu akbar mutapinge screen kugira ngo batatuvana hagiye kuza ibintu birimo amanimero mutapinge screen yo ni ibintu nkizi cyate bahita bamvanaho mutapinge screen please mutapinge screen people mutapinge screen muntapinge screen ahangaha ndashaka turebe uyu muntu uyu ni umutego muyango ibingibi murebe muyango kunda shubije umugabo muyango yamushubije agira ngo muyango aramusubiza aramubwira ngo umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana nawe byihariye ni bigamije iki ndagusabye kwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu unsuzugura urakoze umugoroba mwiza tugende neza umugabo yamushubije turi kumwe tugende neza umugabo yashubije atagira ati musharinge live niba nangombwa muhamagare wa mugabo wo mu muhanda bamwita ntuzamwita Kabera turi kumwe aho mvuga man ahangaha yagize ngo ariko nubundi nta gusuzugurana
birimo pe. None se ubwiwe niki ubwiwe niki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva? N'ubundi ni ibijyanye n'akazi pe, ntubifate nabi, ndakwinginze mugore mwiza. Morning, nizere ko kugusuhuza byemewe. Morning, undi munsi le 5 rede ntabwo murango yamushubije. Tariki 5 z'ukwa gatanu arongera amamagara. Morning, ubonye akanya twavugana. Nguyu uwo mugabo twagiye. So musharinge live, mutapinge screen. Dekati jambo ni ryawe. Oya buretse Imana ngiye kujya ku kazi mbabara wumve bino mbone mukanya ngiye kwigendera ngiye kwihigira ibiceri. Yego abantu 5,000 ceceka nyine wacecetse mwa uri kunyumva ngaho nta muntu umwe ndi kumva bari wasabye ku muting na muting ibyo ni bikimana ni bikibasibye ibiki basibye. Okay deka uri nakonuza muri kunyumva turi kukumva bamwe ngo ni ceceke n'urukundo se ndavuga. Okay gaceceka wowe oya barimo abafana muri nimba n'abafana bari abantu bakomante ngo ari ibintu byasibye n'ibiki. Dekati wabaye ucecetse ceceka gatoya mbabarira. Ngo hari ibyo basibyemo reka tubi. Wayitwara uri iyo audio muri kuyumva cyawe? Yego turi kumva. Byo aho ngaho ushobora kubigira ikibazo. Ikibazo sakaba ari ikibazo n'imyito. Byinshi byasibwe kabisa. Umva ceceka deka wacecetse Meteo Imana yose. Aragenda kanamfata ariko hari ndi ikibazo simbizi n'impamvu mfata mu buryo ngiyewe. Buriya urimo urarwana n'iki man? Urimo urarwana n'iki tudani? Urimo urarwana n'iki? Deka ceceka. Buriya kumva Ive wacecetse ukumva Ive ibyo yari ari kuvugana ari keza turi kuvugana ari kumbwira ibyo Ive yamubwiye. Nawe umbwira uri umugore w'umugabo undi muntu akazayagenda. Okay nacecetse nta nubwo najya kuvuga biranje. Reka twumve. Ucecetse. Narangiye nacecetse burundu. Subwo wacecetse. Cadaramagaye nyuma namwandikira message minsi ndamubwira ati mbaba rero kabyara icara uganirize muyango mugira inama. Urumva areka ibintu byo kuvuga by'amadrama areka ibintu by'iki yubake kubera ko nareke kuza muri iyi mihanda yitwa amazina twebwe babyeyi tudafite abagabo batwita nuko namwandikiye ndamubwira. Urumva nareke kuvuga ngo agenda rero umwana wenyine. Urumva uriya mwana ni mukuru azi papa we azi ko papa yahoraga umunsi ku munsi. Urumva gusa nyine ngewe kugeza kuno munota nkanjye wenda wavuga ngo ngiye kuvugana na Muyango ntago nyine mbona ikintu namubwira ati Muya ariko nawe wakoze iki nicyo cyarakaje Ive kikamurakaza ku mutima akavuga ati ngiye ku buryo Ive avuga ati ngiye urwo rugo rwose woya bura nyine umuntu gufata umwanzuro akavuga ati urwo nduvuyemo byakuruvamo abafite ikibazo kabisa kiri seri reka nkubaze Brian nimba kimenye yarafashwe ko bamucinya nako ko yacinye umugore we. Yego pe ibyo kandi nta nubwo abihakana. Ibyo ntabihakana ntagira gute. None se reka nkubaze nimba uwo muntu ko bari baratandukanye sibyo barongera bariyunga ntubizi? Yego. None se ko bari barongeye bakiyunga umugabo bivuga ko niwe wagombaga gusaba imbabazi akajya akora utuntu twinshi kugira umugore yibagirwe icyo kintu yamukoreye. Yego twese turabizi twabaye mu rugo bya. Yego ibyo ndabyumva cyane ndanabyemera. None ni igiki kuri iyi nshuro wumva byatuma umugabo yongera akavuga ati uru rugo fasha umwanzuro ngenda usohotsemo? Mubwira uti ngenda shaka nimba hatarabayeho ikibazo mu gitabo yise amahasi. Sorry gato ongera unsubirizemo bivuye mutesha kandi ndashakaga bumva ibyo ngibyo byari bigezemo. Mba numvishe nkumva birantunguye. Nanjye ngomba kugenda nkamugira inama na atabyumva abo bana bavuga ngo byitwa amagambo ndetse arajya kuvuga ngo uri umunyamagambo wavuganye na Brian kandi wowe wavuganye nawe ni nge nyine biri gutambuka muri ngewe kirana undi muntu kire kubwo nanone abifasha akabibwira undi kandi nawe uwo muntu waza kuvuga ngo keza ngo yavuze ubwo yabashaka ngewe kuko ni nge wabwiye.
uwo muntu yabasha kandi impamvu ubona ndi kukubaza cyane ndi imbere y'Imana ishobora byose na nyine hari ibintu bibuka ukavuga semana nkora iki ngira inama mpereye he Yves ngiye ntituvugana wenda ube wakumva umwe wumve n'undi urebe n'ahantu wabihuriza wenda ngo abantu bongere mani nyine gusenya sicyo kintu cyangombwa ntabwo bafite inshuti yenda zivuga ngo umwe ari inshuti n'uyu kandi agandukira akaba n'inshuti bahuriyeho uri kumva niyo mpamvu rero Keza ubona ndi kukubaza nawe ibyo ngibyo uri murambwira ngo ejo ngo bidahindukira ngo bikaba amagambo n'ubundi ibyo bintu bibaye amagambo ubwo byaba ni kuri njye byaba biturutseho ni kuri Brian byaba biturutseho uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari Muyango nawe ndi nabibwiye nawe ndi kumugira inama uwo muntu nawe yabashaka karasi n'ino mihanda ikintu cyo kandi uwo mwanya nanjye ndawufite icyo nakubwira cyo Muyango sibyo okay ngiye kukubwira nk'urugero rumwe ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma ngewe nimbimenya ndabigusobanurira uko mbyumva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute sibyo kuko nawe ndi bujye muri buri kadi sibyo buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we umugabo yamukoraho umugore akahindukira akanga araza ukamuha kubera wenda bakimbirana bafitanye ahabwa akato nyine nawe uri umuntu mukuru buriya nyine ndi kubyumva hari ukuntu wenda uba ufitanye n'umuntu ibibazo mufitanye amastress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucinira ko none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo ngo byabaye mu kwa 10 nge sinari nanabizi ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 naba nabimenye mu kwa gatatu ukumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyuze sibyo haciyemo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we n'izindi diru ze yibereye nimba atamuciye akabigira iki urwitwazo uri kubyumva akazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo akazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo harimo ibintu byinshi cyane umuryango w'umugabo nawe amakuru ufite nawe nuko utamukunda urumva ko Keza urugo rwa Muyango rwose aruzi oya ntabwo ndi bubagamira ahantu kuri kw'Imana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo nese sheri ugenda ukabibwira runaka na runaka ukanabavuga ubundi ibyo byo ako kantu uri gutambikamo ko kubibwira runaka na runaka niko kari kundakaza kuko niko nasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira Muyango ngamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenga nyine akaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu aho byaba ari ikibazo ke sinkubeshye pe rero nyamunyuriye muri make we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari Kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagane umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biguhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be kuko wenda Muyango ntago ari we nshuti sibyo wenda nawe ashobora kubimuganiriza gutyo wenda mutera story undi nawe akabijyana akabiganiriza undi gutya mutera story ni byinshi cyane kuko ni byinshi cyane wumva yuko Keza ameze nk'ugenda akaganirizwa nande abamudereta muvane muri kwese abantu basabye kuzamuka kugira ngo abantu bazamuke yego ndakumva ameze nk'ugenda akaganirizwa nande na Kimenyi mwenyewe uri kumva noneho Muyango yabimenya yabibwira Kimenyi nawe agashaka kwereka ko abo banabwira ahubwo aribo bamuzanira amagambo akanerekana ko yababrotse yego
akanerekana ko yaborotse abo bantu batakivugana akongera agahaguruka akavana abantu hariya uri kuva yuko Keza twageze ngo tunavugana n'ibyo ngibyo ngo byo kujya mu Bubiligi kwa Muyango urumva yuko Yves ngo yari yarabibwiye nde Keza yari yarabiganiriye tugiye gatoya biki Okay. Deka nukuvuga ngo mfata ijambo kwa Keza uretse gato reka mfata ijambo uretse gato Deka uretse gato icyo mvuga ni iki ngiki mbere ko ufata ijambo ahangana turi kutwumvisha ibintu neza cyane Brian rangiza soza Brian uri kumva nukuvuga ngo umuntu witwa Kimenyi Kimenyi ni ufata ibintu uri kumva ngibyuko ngo yamupfukamishije ngo imbere y'abakozi ibyo byose ni Kimenyi uza akabyivugira kunyumva ibyuko ngo amafaranga ngo Muyango ngo akorera ngo wumva ngo bayongeye ngo kwa Brian ngo urumva nukuvuga ngo ubundi Kimenyi niwe kandi urumva Kimenyi wibuke yuko ari besto wa Keza akanaba n'umugabo wande Muyango nukuvuga ngo hose nyine hose ni umunyakuri imbere ya Muyango ni umunyakuri imbere yo kwa Keza ni umunyakuri uri kumva ariko nagafata Brian reka nkubaze kuko ibyo sone ngira ngo twabyumvishije Brian reka nkubaze sibyo ntumfate na inshu yanjye n'ibiki byose sibyo tuvugisha ukuri subwa mesi ubwa kabiri kuki mu minsi yashize nuwo bitayago yabivuzeho bamufata nk'umusazi numwara mugireka tumureke aravuga ati Brian rumwe mu bantu basenye urugo rwa Muyango nuwo bita Yves amakuru mfite ubwo ngiye kuvuga ibyanjye ibyo umunsi mbireke amakuru njye yangezeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akavuga yuko ndenze Brian reka ndimo ndakubaza urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cy'uko turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye urugo kuba yuko we na Muyango ngo mwaryamanaga ngo n'ikimenyimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana ibyo ni ibinyoma ni ibinyoma bivugwa urabivuga hiki oya ni ibinyoma pereka ubwire nyine arindira ngo usubize nawe rero nanga ko uyu muntu ajya gusubiza unshyushye uvugira hejuru gatuma nanjye mvugira hejuru mwirwarira umutwe banza wumve nani Deka Muyango nakubwiye ko ngewe dukorana ariko Dekati ureke kwigirisha kuko Deka wowe turi inshuti turavugana kandi na Muyango I need every person to know kandi banza wumve na Muyango ni inshuti yanjye ureke ibingi kandi umva nkubwire uvanye na nyuma y'ubushuti banza wumve uvanyeho na nyuma y'ibyo Deka ngewe uranzi yaba ari n'umuntu twakundanye uyu munsi n'ejo bose ububazi ndabeshya ndabize 100%. Anyway, by the way, abantu banyu urabizi cyane ko niyo mpamvu ngaha ibyo twari byose it's ni friendly match ntarwango rurimo ariko hari ikintu nshaka kubaza nkuko nayo oya mva nkubwire Dekati tuvanyeho ibingibi byo kuvuga ngo turi kuri social media inyuma mu buzima busanzwe turi inshuti turavugana yaba ari umuntu turi gukundana tugahamagarana kuri video call uramubona uri kumva n'umuntu turi kugendana n'umuntu duhararanye turavugana yaba ari n'uwo wamenye wumvishe mu mihanda ukamamagara ukambwira ndabikubwira ati uyu muntu turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe kubera yuko uri inshuti yanjye mu buzima bwanjye busanzwe sibyo umuntu witwa Muyango uramaze nawe gahambirwa urukundo rwanyu muzasambare muzabyarana na Dekati niba mukunda ndimo nakumva ya uramaze ibyo ntago ibyo byihoreye oya nukubera yuko abantu nyine wenda bafata ibintu bakumva wenda banza wumve bakumva wenda nka Dekati birindira bakumva wenda nka Dekati cyangwa se ngo abantu nabonaga abantu muri comment barimo barambwira ngo muri gutukana ngo twatukanye muya wifata ko mushaka mugende mucuruze namwe mamukeneye kubaho uri kumva ibyo birangira reka nkubwire Deka buriya nubwo turi guciba ibintu ku ruhande mutaza kugira ngo birarangiye umuntu wenyine uzaza kurangiza ibi bintu ni umuntu witwa Yves kuko Yves aravuga urakoze cyane nanjye batazanye umuswa ntago ibintu twabi banzunega amatwi
umuntu witwa Yves yigeze ngo gukatira Muyango ngo aramubwira ngo ariko ngo kubera iki ngo uhora uvugana ngo na ba Jihad ngo na ba Muyango ngo ibiki ngo mamupanga ibiki ngo mamuvugana ibiki arangije Muyango aramubwira ati rero bari abana n'abashuti banjye pe n'abashuti banjye icyiza reka mbahamagare ntabateguye buri wese wumva ibyo tuvugana ahera kuri Jihad mana njyewe ndi umuntu wakundaga wumve yuko muri no audio ndaza kuza kuyikoherereza uze kuyumva witonze ko ifite umwanya munini mani niba hari ikintu cya mbere cyabanje kikambabaza naravuze se mana yanjye umuntu uri inyuma y'ibi bintu byo gushwana kwa Yves no gutandukana kwa Muyango akabaguma agenda asongamo ibintu bituma badahura ni ibiki na Keza wumvisha ko yakubwiye yuko njyewe nashatse kugira ngo duhuze wenda Muyango na Yves twumva umuntu birimo hagati ariko bikanga sibyo njyewe Muyango turakora niba Muyango nzi na bizuye ya hano kwitama hano hasanzwe